Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iki ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, adatuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe, cyangwa mu buryo bwa online wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Nimutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndakeka ko amaze gufata agakaramu, ndizera ko amaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese kino cyapa urabona gifite iyihe shusho? Ese ni uruziga? Ese ni impande eshatu cyangwa ni impande enye? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara bicishemo umurongo ubereretse utukura. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, birabujijwe gukata iburyo. B, tanga inzira ku bindi binyabiziga bigenda mu gihe ugiye gukatira iburyo. C, kata iburyo mu gihe nta bindi binyabiziga biturutse mu kindi cyerekezo. D, nta nkengero y'umuhanda yegutse iri iburyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni A, birabujijwe gukata iburyo. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Bari kubereka ko ari agafresh karimo gakata iburyo ariko gacishijemo umurongo ubereretse utukura, bivuga ko ubujijwe gukata iburyo. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Murabizi tugeramo gukata n'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebira video nagukoreye amoko 5 ibyapa byo ku mihanda, urasoza kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo utira turi ku mpande z'umuhanda n'inkengero zijye hejuru biharirwa abanyamaguru mu bihe bikurikira. Biharirwa abanyamaguru ryari? Ayo nta mategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. B, yo badatatanye kandi bayoboye n'umwarimu. C, yo atari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. D, ibisubizo byose ni ukuri. Ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri, B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Ho ni kuri D. Hano weho urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni C, iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Nuvuga ngo ubundi ahantu hose abanyamaguru baba bemerewe kuhaca mu gihe hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso ababuza kuhaca. Niyo mpamvu duhisemo C, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Tare wahisemo ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatatu, kirabaza ngo imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho ahakurikira. Bagiye kumunyuraho hehe? A, mu nsisiro gusa. B, ahegereye inyamaswa zikurura. C, hafi y'amatungo. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni de. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Imburira zimurika. Wenda hagiye gutanga ku muyobozi hakamanza hagacaho imburira zimurika, cyangwa se hari kuba Tour du Rwanda cyangwa isiganwa ry'amagare, bikaba ko bamanza bagakoresha imburira bakubwira ko mugomba kuva mu nzira. Rero ziriya mburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho mu nsisiro ndetse n'ahandi hose. Hano bavuze mu nsisiro gusa, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko nugerwaho mu kizamini wakora mu kanya ukabona bavuze ngo mu nsisiro ndetse n'ahandi hose, uhita ugihitamo nicyo kiraba ari igisubizo cya nyacyo, kuko zikoreshwa mu nsisiro ndetse n'ahandi hose. Hano rero niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, nuko bavuze ngo mu nsisiro gusa. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ibyapa byerekana inkomane y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi bigomba iteka kumurikwa cyangwa kugarura urumuri ku buryo bigaragarira nibura mu ntera ikurikira igihe ijuru rikeye. Mu ntera ingana iki? A metero 200, B metero 250, C metero 300, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni de. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Icyakagombye kuba igisubizo cyanya cyo ni igihe bavuze ngo ibyapa byerekana inkomane y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi, kandi ku nzira za gari ya moshi ntabwo bakoresha ibyapa, ahubwo bakoresha amatara. Reka nkubwire akantu kwa zino nzira za gari ya moshi. Zino nzira za gari ya moshi cyangwa imihanda ya gari ya moshi itwara ubuso bunini, ku buryo birashoboka ko hari imihanda myinshi igenda yambukiranya zino nzira za gari ya moshi. Rero nk'iyo gari ya moshi igiye gutambuka, mu cyimbo cyo gushyiraho ibyapa baba barashyizeho amatara yakura umuriro utukura, yagenda yakazima ukamenya ko gari ya moshi igiye gutambuka, ugahagarara ukareka ikabanza igatambuka, kubera ko ikintu isanze mu nzira irakigonga ikikomereza. Rero bashyiraho amatara, ntabwo bashyiraho ibyapa. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Ndizera ko usobanukiwe impamvu duhisemo de. Bakoresha amatara, ntabwo bakoresha ibyapa. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko bari batubwiye ngo ibyapa byerekana inkomane y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi, kandi bakoresha amatara. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo imbibi ziri ku mpera z'ubwihukirwa bw'abanyamaguru kandi ziri mu muhanda kimwe n'imbibi n'ibindi bikoresho bigenewe gutuma bagenda mu muhanda nta muvundo zisigwa irangi ry'ibara rikurikira. Zisigwa irangi ry'ibara risa rite? A, irangi ry'umuhondo ngarurarumuri. B, irangi ry'umweru ngarurarumuri. C, irangi risa n'icunga rishije ngarurarumuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni A, irangi ry'umuhondo ngarurarumuri. Ese no kubera iki bagita ngo ni irangi ngarurarumuri? Birumvikana iyo urumuri rw'ikinyabiziga rwawe rukubiseho ritari risa nkaho ryatse, bitewe n'icyo barishyiriyeho, ugahita umenya icyo gushyira mu bikorwa. Ntagiye uragenda mu muhanda wenda ni igihe cya nijoro, ikinyabiziga cyawe urumuri rwaryo wakubita ku cyapa ukabona gisa nkaho cyatse. Icyo cyapa kiba gikoze ku buryo bwa ngarurarumuri. Ndizera ko aramusamo rero A. Ndizera ko aramuskandika ku papuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosorana kino kizamini, kino cyapa urabona gifite iyihe shusho? Gifite ishusho ya mpande enye, kuko ntabwo ari uruziga, ntabwo ari mpande eshatu. Ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, isangano rifite
gifite ishusho ya ta, b inzira idakomeza, c aho batelefonera, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika wa papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni B, inzira idakomeza. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kikaba kigaragaza ko inzira giteye mu ntangira idakomeza. Bajya banakibaza mu buryo bw'amagambo akakubaza ngo si icyapa kigaragaza ko inzira giteye mu ntangira idakomeza kirangwa n'ibirango bigizwe n'amabara asate. Niba kubaza gutyo uzavuge ko ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Niba kikubaza mu buryo bw'ishusho gutya uzahitemo B ivuga ngo inzira idakomeza. Ndizera ko rero waramuzamo B, ndizera ko waramuzandika ku papuro. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Tugira amakota n'ibyapa byo ku mihanda, ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Subira kuri YouTube channel yanyu rero Rwanda Driving College TV urebira video nagukoreye, urasoza kwireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo bumwe muri ubu bwoko bwa feri ituma imodoka iguma hwira uko yaba yikoreye kose ku muzamuko cyangwa ku gacuri bya 16%. Imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma niyo umuyobozi yaba atarimo. Ubuhe bwoko bwa feri? A feri yo guhagarara umwanya munini, B feri y'urugendo, C feri yo gutabara, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni A, feri yo guhagarara umwanya munini. N'ubundi bari babitubwiye mu kibazo, batubwiye ngo imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma niyo umuyobozi yaba atarimo. Ese iyo umuyobozi w'ikinyabiziga atakirimo kiba kiri kugenda? Oya, kiba gihagaze. Haba harimo ubuhe bwoko bwa feri? Haba harimo feri yo guhagarara umwanya munini, ari byo mwita feri yabo. Noneho feri y'urugendo ni ya yindi ituma ikinyabiziga gihagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo, uko imodoka yaba yikoreye kose, yaba igeze ahaterera cyangwa se igeze ahantu hacuramye. Noneho feri yo gutabara ni bwa buryo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza. Ibyo ni ibibazo bitatu bababaza, mbikubwiye hakiri kare kugira ngo uhure nabyo mu kizamini urakora mu kanya ubifiteho amakuru uhita ubikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo utugarura rumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira. Tuba tugomba kuba dusa dute? A umweru, B umuhondo, C umutuku, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni B, umuhondo. Utugarura muri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba tugomba kuba dusa umuhondo, uturi imbere ku kinyabiziga tuba tugomba kuba dusa umweru, uturi inyuma ku kinyabiziga tuba tugomba kuba dusa iki? Umutuku. Ibyo ni ibibazo bitatu babazaho, mbikubwiye hakiri kare kugira ngo uhure nabyo mu kizamini wakora mu kanya ubifiteho amakuru uhita ubikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara rikurikira. Kirangwa n'ubuso bw'amabara asate: A umukara, B umweru, C ubururu, D umutuku. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni B, umweru. Kiriya cyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi. Wowe muyobozi w'ikinyabiziga ukibonye ntiwemerewe kujyayo, ariko n'abayobozi b'ibinyabiziga bariyo ntibemerewe kuvayo. Kirangwa no kuba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru. Nta kirango kino cyapa kigira ubuso rero bw'umweru.
niyo mpamvu duhisemo B, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro, utari wahisemo ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Urabona ko ibyapa ukunda kubibaza haba mu buryo bw'amagambo haba mu buryo bw'amashusho. Ni ingenzi ko wareba iriya video kugira ngo ibibazo byose byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Bashobora kukubaza ubuso, bashobora kukubaza ibirango, bashobora kukubaza ishusho y'icyapa. Rero ibyo byose kugira ngo ubimenye ni ukuba wararebye iriya video isobanuye neza. Nyandikira kuri WhatsApp, nimero zanjye mba nazibahaye, cyangwa usubire kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV uyirebe. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ya metero 20. Ntuvuga ngo cyavuze ihoni kikiri muri metero 20 ukaba wabyumva. Ibihe binyabiziga: A, amapikipiki; B, velomoteri; C, ibinyabiziga bigendereshwa na moteri bidapakiye; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni B, velomoteri. Ibinyabiziga bikurikira biba bigomba kugira ibikoresho byumvikanira mu ntera ya metero 20 ni velomoteri. Velomoteri iyo uvugije ihoni kiri muri metero 20 uba wahita ubyumva. Ndizera ko ramustamo B, ndizera ko ramusyandika ku gapapuro. Ikindi ibinyabiziga bigenda bigira ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera igiye itandukanye bitewe n'ukuntu icyo kinyabiziga gikoze. Ariko wibuke ko ibinyabiziga ndakumirwa n'ibinyabiziga bikora ku mihanda byo biba bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'iry'ibindi binyabiziga. Nabyo niba bikubaza uhita ubikora, babikubwiye hakiri kare kugira ngo nuhure nabyo mu kizamini wakora mu kanya uhite ubikora. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, mbwira ubwoko bwa kode ukeneye. Ese niyo ku ruhushya rwa burundu kuri kategori zose kode ziri kuboneka, cyangwa niyo ku ruhushya rw'agateganyo kuri Provisoir? Ibizamini biri gukorwa buri munsi, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe, aho ni ku bantu bari hafi cyangwa se mu buryo bwa online. Uri hafi ufite nk'akazi katagukundira ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa se ukaba uri kure, turakwigisha wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Nimutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu kuko ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, iherezo ry'umuhanda w'ibyerekezo bibiri; B, iteme rinini kandi rirerire; C, ifungana ry'umuhanda; D, iherezo ry'iteme rifunganye. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni C, ifungana ry'umuhanda. Umuhanda watangiye ari mugari ugeze imbere, rwaba uruhande rw'iburyo rwaba uruhande rw'ibumoso bigira uruhare mu ifungana ry'umuhanda. Uzavuga ko ari ifungana ry'umuhanda. Yari uruhande rw'iburyo rwonyine rwagize uruhare mu ifungana ry'umuhanda, bavuga ko ari ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda iburyo. Rwaba ari uruhande rw'ibumoso rwonyine rwagize uruhare mu ifungana ry'umuhanda, bakabyita ngo ni ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Hano impande zombi zagize uruhare mu ifungana ry'umuhanda, uzasubiza ko ari ifungana ry'umuhanda. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Ukibuka ko bino byapa biburira uba ugomba kubibona hakiri kare, ukabanza ukagenda urugendo hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 ukabona kugera aho hantu hari iryo fungana ry'umuhanda. Kubera ko bino byapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi ko hari icyago, bakabikumenyesha hakiri kare kugira ngo uze kugera aho hantu warushijeho kwitonda. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera udacagaguye ugaragaza inkombe mimano y'umuhanda kiba kigenewe ibi bikurikira. Icyo gice kiba kigenewe iki? A, guhagararwamo umwanya muto gusa; B, guhagararwamo umwanya muto n'umunini ndetse no ku mihanda irombereje ibisate byinshi n'imihanda y'imodoka; C, A na B ni ibisubizo by'ukuri; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo.
ndizera ko izo cyanya cyo maze kucyandika ku gapapuro izo cy'ukuri nta kindi nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi icyo gice bari kuvuga ni iriya parikingi iba iri ku muhanda, hari ibinyabiziga biba bishobora guhagarara umwanya muto n'umunini. Ubundi twakagombye guhitamo ino B, guhagararwamo umwanya muto n'umunini, ndetse no ku mihanda irombeje ibisate byinshi n'imihanda y'imodoka. Aya magambo bongeyeho niyo mpamvu atumye duhitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Icyo gice kiba kigenewe guhagararwamo umwanya muto n'umunini ukagarukiraho. Bino bigambo bongeyeho ngo ndetse no ku mihanda irombeje ibisate byinshi n'imihanda y'imodoka nibyo bihise bituma duhitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko nujya mu kizamini wakora mu kanya ukabona niho bagarukiye, uhita ugikora. Murabizi mpagomba kubikubwira hakiri kare kugira ngo ure nabyo mu kizamini wakora mu kanya ubifiteho amakuru uhita ubikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo iminyururu n'ibindi byuma bifashisha bishobora kuvanwaho cyangwa binagana hatabariwemo ibimenyetso byerekana ibyerekezo bigomba gutungwa ku kinyabiziga ku buryo igihe byizunguza bitarenga impande zihera uburumbarare bw'ikinyabiziga, kandi ibyo byuma bifashisha ntibigomba gukururuka ku butaka. Ariko ibyo ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira: ntiwatwara ikinyabiziga mu muhanda hari ibintu biri kugenda biri kwikurura hasi ku butaka, ntiwatwara ikinyabiziga mu muhanda hari ibintu byarenze uburumbarare bw'ikinyabiziga bishobora kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Ariko ngo ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira. Ni ibihe binyabiziga byo biba bibyemerewe? Imashini zihinga. B, ibinyabiziga bitwaye ibintu bidashobora gufata inkongi. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni A, imashini zihinga zo ziba zibyemerewe. Ndizera ko rero waramutamo A, ndizera ko waramutse ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo mu gihe umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yambuka umuhanda yitwaje inkoni yera y'abatabona, uba ugomba kwitwara uti? A, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. B, vuza ihoni ukomeze. C, gabanya nurangiza ukomeze witonze. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni A, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. Uri kugenda mu muhanda ubonye umuntu afite ubumuga bwo kutabona, afite ya nkoni yera y'abatabona, ari kugenda ayikubita hasi, ukabona yatangiye kwambuka umuhanda. Urumva se wakomeza urugendo? Oya, ahubwo uhita ufata iyo nkoni nk'icyapa kikumenyesha ko ugomba guhagarara, ukamuha inzira ukareka akabanza agatambuka, ukabona gukomeza urugendo rwawe kugira ngo utamuteza ibyago. Ibyo byago barimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu ugomba guhita ufata iyo nkoni nk'icyapa kikumenyesha ko ugomba guhita uhagarara. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu. A, ni meza kuko atuma ureba kure. B, ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. C, akwizeza ko abandi bakubona. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni C, ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. Buriya amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu aba ari mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. Ahubwo uhita ukoresha amatara magufi n'amatara kamenabihu, ariko amatara y'urugendo yo ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. Ndizera ko waramutamo C, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosorana kino kizamini, kino cyapa urabona gifite iyihe shusho? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, kunyuranaho bikorerwa iburyo gusa. B, umuhanda uyoberejwe iburyo. C, kata iburyo gusa. D, umuhanda munini urasukira ibumoso. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko icyo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, icyo cy'ukuri nta kindi ni se kata iburyo gusa. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Iyo ukibonye icyerekezo gitegetswe aba ari ugukata iburyo gusa, nta kindi cyerekezo wemerewe kunyuramo. Ntemerewe gukomereza imbere, ntemerewe gukata ibumoso, icyerekezo gitegetswe ni ugukata iburyo gusa. Kikaba gikunda gukoreshwa nk'iyo habaye umupira muri stade Amahoro, mujya mubibona hari imihanda bafunze bari kukwereka ibyerekezo utegetswe kunyuramo, cyangwa se hagiye gutambuka nk'umuyobozi hari imihanda bafunze, cyangwa se habaye n'ikindi kintu bikaba ngombwa ko hari imihanda bafunga, cyangwa se n'igihe cy'impanuka ikinyabiziga cyaguye mu muhanda kirawufunga bari kuyobya nk'umuhanda, bakoresha bino byapa kugira ngo icyerekezo gitegetswe kata iburyo gusa. Iyo bakubwiye ngo kata iburyo gusa, nta kindi cyerekezo uba wemerewe kunyuramo, nta yandi mahitamo uba ufite, ugomba guhita uca muri icyo cyerekezo bakweretse. Ndizera ko ramutse ndizera ko ramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ku byerekeye kwerekana ibinyabiziga ni ukumurika kwabyo ndetse no kwerekana ihindura ry'ibyerekezo byabyo, birabujijwe gukora andi matara cyangwa utugarurarumuri uretse ibitegetswe, ariko ntibireba amatara akurikira. Ntibireba ayahe matara: a amatara ndanga, b amatara ari imbere mu modoka, c amatara ndangaburumbarare, d ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko icyo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Icyo cy'ukuri nta kindi ni b amatara ari imbere mu modoka. Ntibireba amatara ari imbere mu modoka. Ntabwo wemerewe kuvuga ngo ikinyabiziga cyanjye mbona kimurika mu ntera ntashaka, reka njye mu garaje nshyireho andi matara azajya amurika ku buryo nzajya mba ndi i Nyamirambo nkamurika za sonatibe. Biba bibujijwe gukora andi matara cyangwa utugarurarumuri uretse ibitegetswe byagoranywe n'ikinyabiziga, ariko ntibireba amatara ari imbere mu modoka. Ariya matara ari imbere mu modoka ushaka wajya urayahindura buri munsi. Uyu munsi ukayagira umutuku, ejo ukayagira icyatsi, ejo bundi ukayagira umukara. Iriya matara ari imbere mu modoka yo ntibiyareba. Niyo mpamvu duhisemo b amatara ari imbere mu modoka. Niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Utari wahisemo ndiza ko n'ikiyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ikintu busabwa ni ugukanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nshyizeho aba ari icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye urahita ukibonera ku gihe. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Abagomba kuzimwa ryari: ayo umuhanda umurikiye umuyobozi abasha kureba muri metero 20, b iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi, c yari mu nsisiro, d ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko icyo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni b iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi. Amatara maremare y'ikinyabiziga aba agomba kuzimwa ryari? Ntiyahora yaka, uba ugomba kuyazimya mu gihe ugiye kubisikana n'ibindi binyabiziga. Niba ugiye kubisikana n'ibindi binyabiziga uba ugomba kuyazimya kugira ngo urumuri rw'amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe rudahuma amaso umuyobozi w'ikinyabiziga uri kuza gusanga, bigatuma atareba imbere neza, bikaba byamuteza impanuka. Rero biba byamuteza ibyago. Niyo mpamvu mu gihe ugiye kubisikana n'ibindi binyabiziga ni itegeko uba ugomba guhita uzimya amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe. Ndizera ko ramuzamo b ndizera ko ramuzika yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyiri ikarita cyangwa biranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro, haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Bibaye ngombwa ko ibyari byanditswe bireba nyiri ikarita bihindurwa. Niba hari handitseho Jean d'Amour bagiye gushyiraho wenda Clement, biba bigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro, haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. None ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe: a mu minsi 5, b mu minsi 8, c mu minsi 15, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro, izo cy'ukuri nta kindi ni B mu minsi 8. Iyo bibaye ngombwa ko ibyari byanditswe bireba nyiri ikarita bihindurwa, biba bigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro, haba mu magambo cyangwa mu mubare wayishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe cy'iminsi 8. Noneho hari ikindi kibazo bajya kubaza kijya kumera gutya: iyo ikinyabiziga kitakikora burundu cyangwa se cyarorohejwe mu mahanga kitazongera kugaruka, ibyapa ndanga bikurwaho bikoherezwa mu kigo cy'imisoro. Ibyo byo bikorwa mu gihe cy'amezi 2. Hari abantu rero bakunda kubyitiranya bino bibazo bibiri. Iyo bibaye ngombwa ko ibyari byanditswe bireba nyiri ikarita ari byo byonyine bihindurwa, ariko ku kinyabiziga kiraguma gukora, kiraguma mu gihugu, bikorwa mu minsi 8. Ariko iyo ikinyabiziga cyoherejwe mu mahanga burundu cyangwa se kitagikora, ibyapa ndanga bikurwaho bikoherezwa mu biro by'umusoro. Ibyo byo bikorwa mu mezi 2. Ndizera ko utazabyitiranya. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Kibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi, kirabaza ngo iyo bugari bw'inzira nyabagendwa igenderwamo n'ibinyabiziga budahagije kugira ngo bibisikane nta nkomyi, abagenzi bategetswe. Mugeze ahantu musanze harafunganye, munyuranyeho mwagongana, mwatezanye inkomyi. Abagenzi bategetswe iki? Ijambo abagenzi bakoresheje ntugire ngo bari kuvuga abanyamaguru, ahubwo bari kuvuga n'ubundi abayobozi b'ibinyabiziga. Mutegetswe iki? A, kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru. B, guhagarara aho bageze. C, koroherana. D, gukuraho inkomyi. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni C, koroherana. Koroherana baba bavuga ni kwa kundi ibinyabiziga bihurira ahantu hafunganye, ukabona umwe arahagaze ategereje ko undi amanza akagenda, wamara kugenda akabona gukomeza urugendo rwe. Biriya muba mukoze nibyo bimwita koroherana. Kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru, hoya nta na rimwe ikinyabiziga kiba cyemerewe kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru. Guhagarara aho bageze, mwahagarara aho mugeze mukazahava ryari. Gukuraho inkomyi. Gukuraho inkomyi ni nko kuvuga ngo dore umuhanda urafunganye, tuve mu muhanda dusize umuhanda niwiyongera tubone gukomeza urugendo. Nabyo ntibishoboka, ahubwo mugomba koroherana, ukareka umwe akabanza agatambuka, yamara gutambuka ukabona nawe gukomeza urugendo rwawe. Ndizera ko ramutamo C, ndizera ko ramutse yandika ku papuro. Ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ugira uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe, aho ni ku bantu bari hafi cyangwa mu buryo bwa online, uri kure cyangwa ukaba uri hafi ariko ukaba uboneka amasaha agoranye kuza mu ishuri, uboneka saa 6 z'ijoro, saa 3 z'ijoro, turaboneka tukakwigisha. Tudafite amasomo meza ateguye neza arimo ibibazo bikunda kuza, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626, tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.